Aka kamwanya muri Middle East, Iran ikomeje kwibasira ibihugu byo mu karere kurasirazuba rwagati nyuma yuko n'ubundi Amerika nayo ikomeje kwibasira ibikorwa remezo ndetse n'ibirindiro bya gisirikare by'abanya-Iran. Bivuga ngo muri kano kanya intambara ntago ikikora muri Hormuz gusa cyangwa se ngewe ku kirwa cya Keshima, ahubwo intambara yinjiye no muri mu gihugu cya Iran. Ibingibi maze Iran imaze kwibona nabyo ntabwo yihoreye ibindi bihugu, kuko aka kamwanya Kuwait, Saudi Arabia, igihugu nka Bahrain cyangwa se Bahrain nacyo kikomeje rero kwibasirwa n'ubundi ibitero by'abanya-Iran. Bivuga ko n'ubundi muri kano kamwanya ibitero ndetse na bya drone na mizire muri Kuwait, muri Bahrain, muri Saudi Arabia, muri UAE nabyo komeje kwica bigacika, kubera yuko n'ubundi Iran yagiye komeza kwihanangiriza kuva kera, ariko ntiyageraho ntibatuza cyangwa se ngo bajye hasi batuze bacishe make. Ngira ngo kandi n'ubundi ni mu gihe Iran yagikoze itangaza ivuga iti twebwe umuntu ushyigikiye umunyamerika ni umwanzi wacu, ubwa ya nkuru ati ni umwanzi wacu. Bakomeza kwivuga gutyo, abandi bagira ngo ni imikino, ariko uyu munsi none Iran yerekanye ko n'ubundi intambara nyinshi cyane yazirwanira icyarimwe n'ubundi nkuko yagiye birwana munsi yagiye itambuka, uko byagiye bigenda kugeza magingo aya ngaya. Ngira ngo rero tugiye kumanukira n'ubundi muri Middle East cyangwa se muri burasirazuba bwo hagati, turebe ku bitero byabaye mu masaha y'ejo nijoro n'ibyabaye mu masaha y'igitondo, ibyabaye mu masaha yo mu masaha ine gutyo zo mu gitondo. Tubimanuke turebe ese byifashe gute, byagenze gute. Biravuga ko n'ubundi Iran yibasiye ibihugu nka Kuwait, ibihugu nka Bahrain, ibihugu nka UAE, ibihugu nka Saudi Arabia. Tugiye kureba ese byatewe n'iki, kubera iki Iran iri kwibasira bino bihugu, kuki Iran ikomeje kubyorezaho za drone ndetse na za mizire, ese biri guterwa n'iki. Ibi byose bikora n'ubundi mu gihe nyuma y'ubundi tumaze iminsi tuyabona umuyobozi w'ikirenga gihugu cya Iran uwo tuzi nka Mujtaba Kamene. Ngira ngo urabizi ko kuva se yapfa ndetse uyu muhungu we akima ingoma ntago turamubona n'umunsi warimwe, uretse kumva ibyo yatangaje bica kuri televiziyo y'igihugu cya Iran, ntago turamenya ese we ari hehe cyangwa se kuki ataragaragara. Tugiye kureka turebe impamvu iri gutuma Iran ikora ibyo ngibyo, ariko nanone ibi byose byabaye nyuma yuko n'ubundi Amerika yagabye ibitero bikomeye cyane ku bikorwa remezo by'abanya-Iran ndetse no ku bintu bya gisirikare n'ubundi by'abanya-Iran. Bivuga ko n'ubundi rero Pentagon cyangwa se Minisiteri y'Ingabo hariya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yamaze kwigamba ibyo bitero. Tugiye kureba ese ku mpande zombi bari gutangaza iki, ese ibindi bihugu byo birimo barabona intambara gute. Ni mu gihe kandi n'ubundi Uburusiya ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa n'ubundi biri ku ruhande rw'igihugu cya Iran biragaragara cyane mu buryo bugaragara cyane bufatika, kubera yuko biri kuvuga ko indizi ndege zahoherejwe muri Kuwait ndetse no muri Bahrain ngo zimwe ari zo mu bwoko n'ubundi zo mu bwoko bwa BG2 zikorerwa n'ubundi mu gihugu cy'Ubushinwa. Mbere na mbere rero reka mbanze mbakire mbifurize igicamunsi cyiza, mbifurize kuguma kugubwa neza bakunzi inshuti bavandimwe mwebwe mudukurikira kuri RTV show rimwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi cyangwa se mu bice bine by'isi, mugume kugubwa neza kandi mukomeze kugira amahoro y'Imana. Mbifurije rero igicamunsi cyiza kandi mbifurije kuguma kugubwa neza cyane. Reka rero muze tumanukure muri aya makuru gatanu kuri kagenzi kako, tuyajyanemo bwambaye ubwa ya gahunda ngo tujyane muri aya makuru rero kugira ngo turebe ese byifashe gute kuri iki gicamunsi n'iki kiri kubera hariya muri muri Middle East cyangwa se muri Afrika yo mu burasirazuba bwo hagati. Ngira ngo rero nta kindi kiri kwaho nuko uyu munsi ku itariki ya 3 Kamena intambara imaze iminsi 95 itangiye hagati ya Amerika ndetse igihugu cya Israel ndetse n'igihugu cya Iran. Bivuga ko n'ubundi intambara hagati ya Iran ndetse na Amerika ntagira rangira burundu cyangwa se ngo ibitero bihagarike, kuko n'ubundi n'ibiganiro by'amahoro nta kintu kiri kuba, ahubwo mu kanya gashize rero n'ubundi mu masaha atageze muri 10 nangahe aje gushira ibitero bikomeje kwiyongera ku rwego rudasanzwe mu bihugu bikikije igihugu cya Iran. Iran rero n'ubundi yarashimize na drone byerekeza n'ubundi ku bintu bya Amerika muri Bahrain ndetse na Kuwait, ariko n'ubundi ibyinshi byafashwe ngo n'ubwirinzi bw'abanyamerika ngo ntago byabashe kugera hasi. Amerika nayo yagabye ibitero ku bikorwa bya gisirikare bya Iran, ku bikorwa cyangwa se ku kirwa cya Keshima Island hafi n'ubundi inyanja Strait of Hormuz ndetse na hafi n'ubundi ikigobe cya Oman. Umwuka mubi n'ubundi wakomeje kunyanja Strait of Hormuz n'ubundi hafi y'ibirindo bya gisirikare by'abanyamerika ndetse n'iby'abanya-Iran, ahanyura igice kinini n'ubundi cya petroli y'isi. Ibintu bikomeje kugira ingaruka n'ubundi ku bucuruzi mpuzamahanga ndetse n'ibikorwa mpuzamahanga.
ni mu gihe n'ubundi byose biri kuba ariko Trump yavuze ko n'ubundi ngo ibiganiro bigikomeje ariko n'ubundi yani gatangaza ko Iran yo igasuzuma ivuga ati natwe turacyari gusuzuma umushinga w'Abanyamerika ngo turebe nibe koko ibyo basabye tuzabyemera cyangwa se tuzabyemera ngo intambara ibe yahagarara kugeza aka mwanya rero nta masezerano n'ubundi arashyirwaho umukono ahari nabyo rero Iran ikomeza kuvuga ati rero ntabwo twebwe twakomeza kwihanganira ko umunyamerika akomeza kudutera cyangwa se akomeza kutugabaho ibitero gutyo gusa nta mpamvu yo kugira ngo ibi bibe byaba gutya ngira ngo rero ibice byagabweho ibitero n'ingabo z'Abanya-Iran cyangwa se RGC Islamic Revolutionary Guard Corps ingabo mpindura amatwara za Islam zahari muri Iran ni ibice byo muri Kuwait mizika ebyiri zarashwe zerekeza ku bintu by'Abanyamerika biri muri Kuwait ariko n'ubundi ngo ntago zageze ku ntego zazo niko byatangajwe na Pentagon mu gihe Iran yo yatangaje ko aho bazirashe ngo n'ubundi zagezeyo ahitwa Bahrain cyangwa se mu gihugu cya Bahrain cyangwa se Bahrain mizika n'ubundi eshatu zarashwe zerekeza ku birindiro by'Abanyamerika muri Bahrain n'ubundi ariko n'ubundi zarashwe ngo n'ubwirinzi bwa Amerika ndetse ngo n'ubwirinzi bwa Bahrain ngo ntago zageze ku ntego zazo ni mu gihe n'ubundi byose bitangazwa n'ubundi n'ingabo z'Abanyamerika cyangwa se Minisiteri y'Ingabo y'Abanyamerika Pentagon ivuga ko n'ubundi ngo bino bitero nta kintu byamaze cyangwa se ngo byafashe Iran kandi n'ubundi yohereje drones zizerekeza ku ngabo z'Abanyamerika no ku bwato bwari mu nyanja cyangwa se mu mazi ya Persian Gulf cyangwa se mu kigobe cya Perse ngira ngo ahangaha rero nta kindi cyahabereye uretse ko n'ubundi amatongo yangiritse ndetse akanasenyagurika cyane hariya muri Gulf cyangwa se mu kigobe cy'aba Perse bivuga ko n'ubundi ibi byababasha Abanyamerika cyane bakavuga ati se ibi ngibi tuzabigenza gute kandi kuki biri kuba gutya ngira ngo aka mwanya rero ntago Iran iri kurwana n'Abanyamerika gusa ahubwo Iran injiye mu ntambara n'ibihugu byose byo mu karere kurasirazuba bwo hagati kubera yuko byose bishyigikiye Amerika kandi ukabicumbikiye ingabo z'Abanyamerika ntabwo rero yabyihanganira ngo bikomeze kuyigabaho ibitero Amerika nayo yagabye ibitero ubundi ibitero by'ubundi byibanze no ku kirwa cya Keshima Island Amerika yavuze ko n'ubundi yahagabye ibitero byo kwirwanaho ku kigo cya gisirikare n'ubundi cya Iran gicunga mizika ndetse na drone kiri n'ubundi hariya ku kirwa cya Keshima Island ni mu gihe kandi n'ubundi icyicaro n'ubundi gikuru cya Amerika cya 50 ikitwa Fifth Fleet cyangwa se Fifth Fleet Fifth Fleet rero kiri muri Bahrain nacyo kikaba kivuga ko n'ubundi kibasiwe cyane kandi cyahinzeho umuriro kuko ibisasu byakigezeho niko Iran yatangaje ivuga ati kiriya cyicaro cy'Abanyamerika muri Bahrain twakirashe kitwa ngo ni Fifth Fleet bakirashe cyane bikomeye cyane umuriro y'izi saha uracyari kwaka mu masaha ya sayine nibwo ibitero byageze mwakariya gace ikibuga cy'indege cya gisirikare n'ibindi bikoresho bya Amerika mu karere ka Gulf ariko nabyo byibasiweho n'inkongi y'umuriro n'ubundi yatewe na drone ndetse n'ibisasu byoherejwe bya mizika n'ubundi byoherejwe n'Abanya-Iran ariko n'ubundi Amerika ikomeje kuvuga ko n'ubundi ibyinshi muri ibyo bitero byahagaritswe ngo n'ubwirinzi bwo mu kirere Amerika ikoresha bizwi nka protege cyangwa se air defense force bivuga ko rero ngo n'ubundi ngo bagerageje kwirwanaho ariko n'ubundi bimwe bikaba byageze ku ntego zabo nkuko rero amakuru ari gutangazwa avuga ko n'ubundi Amerika yavuze ko yarashe kandi kangiza drone za Iran ndetse n'ibigo bigenzura cyane izo drone hafi ya Keshima Island irango rero indege cyangwa se drone za Iran n'ubundi Amerika yameje ko yarashe uyu munsi nuko harimo iyitwa drone ebyiri z'ibite zagabye ibitero n'ubundi izitwaga one way attack drones hafi ya Keshima Island ibigo by'ubuyobozi n'itumanaho bigenzura ndetse za drone za Iran hariya kuri Keshima Island ndetse ngo yarashe Amerika yatangaje ko yarashe drone yo mu bwoko bwa Shahed 139 yari yegereye ubwato bw'intambara bwa Amerika mu nyanja ya Arabia Saudite cyangwa se mu nyanja ya Arabia muri Arabian Sea Kurijyanye n'indege z'intambara nini za Iran nk'iza F-14 MiG 29 cyangwa se Cu 24 nta makuru yizewe Amerika yatangaje avuga ko haba hari nimwe yarashe muri zino ndege ariko Iran yo yatangaje ko yazikoresheje kugira ngo yirwaneho kandi igire ibyo ikora n'ubundi itunganya hariya mwabi yabivuga ati twebwe tukuye ibyo dushyira ku murongo kuri yuko bino bihugu bikomeje kutwereka agasuzuguro ati ntabwo dushaka agasuzuguro turashaka bwo kuguma kwirwanaho ndetse no kwirengera nyuma rero n'ubundi ibyo bitero byose Iran yatangaje ko n'ubundi yatangaje ko yari irimo yihorera cyangwa se ko cyitwa retaliation cyitwa retaliation bivuga ati twebwe turi kwihorera ntango twakomeza kwemera yuko ibingibi byakoma kumera gutya nyango rero n'ubundi batangaje avuga yuko ingabo z'impindura amatwara za Iran cyangwa se ingabo zirasanzwe z'impindura amatwara za Iran zatangaje ko n'ubundi zagabye ibitero muri Kuwait muri Bahrain ndetse n'inyanja ya Perse ziri guhora ku gitero n'ubundi Amerika yagabye ku birindiro
byabo muri Keshima Island. Zemeje ko kandi bibasiye ibirindiro bya Amerika. Iran yavuze ko n'ubundi bibasiye ibirindiro bya Amerika cyane icyicaro cya US 50 cyangwa se Fifth Fleet hariya mu gihugu cya Bahrain, ibirindiro by'indege bya Amerika mu karere k'Iburasirazuba bwo hagati. Ivuga ko kandi n'ubundi intambwe yo kwihorera cyangwa se no kwihagararaho imbere y'ubushotoranyi bwa Amerika ikomeje kandi ko badateze kuzasubira inyuma. Tehran rero ikomeje kuvuga ko n'ubundi ibitero bya Amerika kuri Keshima Island ari agression cyangwa se igitero kidafite impamvu, bityo reka avuga ko n'ubundi izakomeza gusubiza igihe cyose izaterwa uko byagenda kose, ngo izakomeza kwirwanaho mu buryo bushoboka. Ni mu gihe Pentagon nayo yahise yikoza ku mbuga nkoranyambaga nayo ihita yandika ivuga yuko yakoze Iran ngo ari ubushotoranyi ngo yakoze ngo budafite ishingiro ndetse ngo n'impamvu ikitwa unprovoked aggression. Ikomeza n'ubundi ivuga ko n'ubundi irimo kwirwanaho kandi ko igomba kwihimura. Yemeje ko ibisasu na drone Iran yagabye ibitero n'ubundi muri Kuwait, Bahrain no mu nyanja ya Perse ndetse no mu nyanja ya Arabia ngo byagiritse kandi ngo bikaba byanahagaritswe ngo cyangwa se ntibigere n'ubundi ku ntego zabyo, bityo rero ngo ntihabeho ibihombo bikomeye ku ngabo z'Abanyamerika. Yatangaje ko rero n'ubundi yakoze ibitero byo kwirwanaho ikitwa self defense strikes ku birindiro bya Iran kuri Keshima Island, igamije n'ubundi gusenya ibigo bicunga drone ndetse n'itumanaho by'Abanya-Iran. Kugeza amagingo rero n'ubundi intambara yakomeje hagati y'ibihugu byombi Iran ndetse na Amerika. Nta gihugu kiratsinda intambara cyangwa se ngo gitsindwe intambara. Igikomeje n'ubundi kubaho nuko n'ubundi bikomeje kuyageza kugira ngo byumvane imbaraga no mu mitsi ku mpande zombi. Ndabakunda cyane rero mbifurije kugira umunsi mwiza ndetse n'icamunsi cyiza abakunzi ba RTV Show rimwe, mukomeze kugubwa neza n'ipazo umuhungu wanyu, mube hafi ya RTV Show rimwe, amakuru kugiye kandi acukumbuye nta handi wayasanga ni kuri RTV Show rimwe. Mukomeze kugira impagarike n'ubugingo.